Ijoro ryari riguye i Roma, mu muhanda muto wuzuye umwijima, abakristo bari bateraniye mu ibanga. Buri wese yavugaga buhoro, kuko ijambo rimwe ryashoboraga gutuma abasirikare b'Abaroma babafata. Muri ako kanya, umusaza arahaguruka aravuga ati, "Ntimutinye, Kiliziya iracyafite umushumba." Ariko uwo mushumba ntiyari afite ingabo, ntiyari afite ingoro, ntiyari umwami, yari umuntu umwe gusa. Ariko icyemezo cye cyahinduye ubuzima bw'abakristo ibihumbi. Izina rye ryari Papa Soteri, cyangwa se Soteri, Papa wa 12 wa Kiliziya. Uyu munsi tugiye kumenya impamvu amateka atamwibagirwa. Mu mwaka wa 166 nyuma ya Kristo, nyuma y'urupfu rwa Papa Anicetus, abakuru ba Kiliziya batoye Soteri kugira ngo abe umushumba mushya wa Kiliziya. Amateka agaragaza ko yari akomoka mu gace kitwaga Campania mu Butaliyani. Nta nyandiko zizewe zitubwira umwaka yavukiyemo cyangwa amazina y'ababyeyi be, ariko ibyo yakoze byamugize umwe mu bapapa bakomeye bo mu kinyejana cya kabiri. Icyo gihe ubwami bwa Roma bwari buyobowe na Marcus Aurelius. Nubwo uyu mwami yari azwi nk'umunyabwenge, ntiyahagaritse gutoteza abakristo mu bice byinshi by'ubwami. Buri munsi hari abantu bafungwaga, abandi bicwa bazira kuvuga izina rya Yesu Kristo. Abana baburaga ababyeyi, abagore basigaraga ari abapfakazi. Imiryango myinshi yasigaye mu mibabaro. Ni muri icyo gihe Soteri yafashe icyemezo cyatumye yibukwa kugeza uyu munsi. Yategetse ko Kiliziya y'i Roma itangira kohereza ubufasha ku bakristo bari mu nzara, mu buroko no mu bindi bice by'ubwami bw'Abaroma. Ntibari bo gusa, yanateye inkunga amatorero yari kure ya Roma, abashishikariza gukomeza ukwizera no kudacika intege. Muri icyo gihe abantu benshi batangiye kuvuga ko Kiliziya y'i Roma itari iy'ab'i Roma gusa, ahubwo yari iy'umuryango ufasha abakristo bose. Ibyo byatumye izina rya Soteri rikundwa cyane. Hari n'urwandiko rwanditswe n'umwepiskopi witwaga Dionysius wa Korinto rushimira Papa Soteri kubera ubuntu n'ubufasha yahoraga yohereza ku bakristo bo mu bindi bihugu. Ni imwe mu nyandiko za kera zigaragaza ko Kiliziya ya mbere yari isanzwe ifashanya hagati yayo. Ariko ibyo ntabwo ari byo byonyine byamuranze. Muri icyo gihe hari n'abigishwa bakomeje gukwirakwiza inyigisho z'ibinyoma. Papa Soteri yakomeje gushimangira ko inyigisho zose zigomba gushingira ku by'intumwa za Yesu zasize. Yakanguriye abakristo gukomeza ubumwe no kutemera inyigisho zose zigaragara nk'iza gikristo ariko zidafite inkomoko ku ntumwa. Mu gihe yari ayoboye Kiliziya, kwizera kwakomeje gukwira mu bwami bwa Roma nubwo ibihe byari bikomeye. Nyuma y'imyaka igera ku 9 ayobora Kiliziya, Papa Soteri yapfuye ahagana mu mwaka 174 nyuma ya Kristo. Hari gakondo zimwe zimwita umumaritiri, ariko nta bimenyetso bihamye abahanga bafite byemeza ko yishwe azira ukwemera. Icyo amateka yemeranyaho ni uko yasize umurage ukomeye w'urukundo, ubumwe no gufashanya hagati y'abakristo. Nyuma ye, ubuyobozi bwa Kiliziya bwahawe Papa Eleutherius, wabaye Papa wa 13 wa Kiliziya Gatolika. Ariko se ni gute Papa Eleutherius yahanganye n'amatsinda mashya yashakaga guhindura inyigisho za Kiliziya? Ese ni iki cyatumye izina rye rikomeza kuvugwa kugeza uyu munsi? Ibyo tuzarebera hamwe mu gice gikurikira. Niba wageze hano, andika mu bitekerezo uti amahoro atsinda ubwoba. Kanda like, subscribe kandi usangize iyi video abandi kugira ngo bakomeze kumenya amateka y'abapapa ba mbere ba Kiliziya. Murakoze cyane, tuzabonana mu gice gikurikira.